Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze ku cyambu gitanga amakuru. Umuntu wese uriho ku isi afite aho akomoka, yaba ahazi cyangwa atahazi. Nta muntu utagira inkomoko, kuko byanze bikunze wageze ku isi uba wabyawe n'umuntu twe tutazi. Abantu benshi usanga bafitanye isano ariko batazi icyo bapfana kubera kudasobanukirwa neza n'amasano nyarwanda. Uyu munsi reka tuvuge ku masano. Iyi ni Urubibi TV. Nge ndi Shaddy Nshuti. Nabivuze, ni amasano. Duhere hafi y'ababyeyi bawe. Umuntu wese w'igitsina gabo uvukana na papa wawe ubusanzwe bamwita so wanyu, cyangwa ukagira uti data wacu. Umuntu wese w'igitsina gore uvukana na papa wawe we bamwita nyogosenge, cyangwa ukagira uti masenge. Umuntu wese w'igitsina gabo uvukana na mama wawe we bamwita nyokorome, cyangwa uti marume. Umuntu wese w'igitsina gore uvukana na mama wawe we baba bamwita nyoko wanyu, cyangwa uti mama wacu. Umwana wa mushiki wawe we ni umwishywa wawe usanzwe, wowe ukaba umubereye nyirarume. Umwana wa musaza wawe ni umwisengeneza, naho wowe ukaba umubereye nyirasenge. Turi kwiga amasano. Iyi ni Urubibi TV. Nge ndi Shaddy Nshuti. Iyo hari umuntu ba papa banyu bombi bavukana cyangwa ba mama banyu bombi bavukana, uwo muntu ni mushiki wawe, ni murumuna wawe, ni musaza wawe, cyangwa se ni murumuna wawe wo kwa nyoko wanyu cyangwa kwa so wanyu, mbese ni umuvandimwe. Umwana wese wa mushiki wa so cyangwa wa nyogosenge, uwo ni mubyara wawe. Umwana wese kandi wa musaza wa nyoko cyangwa wa nyokorome, nawe ni mubyara wawe. Abantu bafite abagore bavukana, mbese bashatse mu rugo rumwe, abo bitwa abasanzire. Naho abantu bafite abagabo bavukana, mbese ni abakazana b'urugo rumwe, abo bitwa abakeba. Nanone kandi abagore babiri cyangwa barenga bahuriye ku mugabo umwe, nabo bitwa abakeba. Abana b'umuntu muvukana aba ari abana bawe, ubu babereye se wabo, nyina wabo, nyirasenge cyangwa nyirarume, mbese ni abana bawe, niko byitwa mu Kinyarwanda. Umugore w'umuhungu wawe usanzwe ni umukazana wawe, naho umugabo umukobwa wawe yashatse ni umukwe. Umuntu w'igitsina gabo wese uvukana n'umugabo wawe ni umugabo wanyu, niko babyita. Naho umuntu w'igitsina gore uvukana n'umugabo wawe ni muramukazi wawe, nuko byitwa mu Kinyarwanda. Umuntu w'igitsina gabo uvukana n'umugore wawe usanzwe nawe ni muramu wawe. Birasa kandi ko umuntu w'igitsina gore uvukana n'umugore wawe n'ubundi ni muramu wawe, ntabwo bihinduka. Umuntu wabyawe n'umwana wawe usanzwe ni umukazana. Abantu bafite abana bashakanye, ni ukuvuga imiryango ibiri, umwe yavuyemo umugabo undi umugore, iyo miryango igipfana ni ba mwana yahanye abageni. Se wa papa wawe ni sogokuru, naho nyina wa papa wawe ni nyogokuru. Mu by'ukuri hari andi masano menshi tutavuze. Uyu munsi naha dusubikiye. Tuzakomeza ubutaha turebera hamwe amasano akomeye abantu benshi batajya bakunda kumenya. Urugero, se wabo wa papa wawe icyo mupfana, nyirasenge wa mama wawe icyo mupfana, mukase wa so mupfana iki. Tuzabirebera hamwe utaha. Mwakoze kudukurikirana. Iyi ni Urubibi TV. Nge ndi Shaddy Nshuti. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.